yambwiye ngo mbwira abagore b'abarokore mumaze kwibagirwa aho yabakuye, mumaze kwibagirwa aho yabakuye. Yambwiye ngo nimutagarukira aho mugeze iraje. Wa mudiyakoni we uri kujya mu rusengero witwaje uburozi. Imana yambwiye ngo ubwo burozi bwawe nutabuta ngo nutihana. Yatanze promosiyo yo kwihana. Yagira ngo hari abahanuzi dufite bari kuri iyi mihanda, bari kwirirwa bari kubesha abantu kugira ngo barye, bari kuja guhanura kugira ngo barye. Imana yambwiye ngo komera, Imana ije kuguhorera ayo marira urukurira, Imana ije kuyaguhanagura, niko yambwiye. Imana irongera irambwira ngo Imana yambwiye ngo musengera mu kuri no mu mwuka, kuko iki ni igihe cyo kwezwa no kwihana. Yambwiye ngo nimutihana ibyo byaha, irajije guheha ihereye ruhande. Imana yambwiye ngo musengera mu kuri no mu mwuka, kuko nimudasenga YESU Christo bevosanse dokeriyanse nevosayini. Imvura iraguye, umuvura atembye, uratembye utembanya abantu benshi. Imana yo mwijuru iturengere tugirire neza, tukayoborwa n'abapasitoro tukagira ngo bayobone umwuka w'Imana, aho n'imbaraga bagiye kuvana mu bapfumu, mu bakonikoni. Imana yambwiye ngo izo mbaraga ije nutagarukira Yesu aje guhura nawe, ubwo butunzi bwose Imana ije kuburindimura hasi. Yewe mushumba ufite etaje wayubatse mu buriganya, Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ifite imbaraga n'ubutwari. Mana tugushimye kubw'imbabazi zawe nyinshi, tugushimiye kubw'urukundo rwawe rwinshi. Nyaguhora ku ngoma Imana waturinze mu bihe byatambutse, na n'uyu mwanya uracaturinze, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma Imana, muri iki kiganiro uzubane natwe, uciyoborere kubera yuko ushoboye byose. Izina ryawe nirishimwe. Ico twanze n'agasuzuguro ka Satani, mu izina rya Yesu. Imyuka bibi tuyihambirije ikuzimu mu izina rya Yesu. Turahamagara Imana n'umwuka wera. Imana YESU Christo, ngwino ubane natwe utugirire neza. Urakoze nyaguhora ku ngoma Imana, urakoze kuje kubana natwe no kutuba hafi, kandi urakoze kubyumvishe ku bwa Yesu. Amen. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Ndagarutse rero, ngarutse nje kubabwira ibyo Imana yanshyize ku mutima. Ni wa mukobwa ukunda kubera mu shamba ari gusenga Imana. Hari umuririmbyi nahawe kugira mbagezeho message nahawe n'Imana. Ni umuririmbyi uvuga ngo komeza nge niringire amaraso y'umukiza, awundishaka kwigana keretse Yesu wenyine. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Iyo nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Iyo ngoswe n'umwijima, niringira ubwo buntu bwe, mu byago no mu makuba ntagira ubwanzibukira. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Ntunganywa n'amaraso ye n'ayo masezerano ye, naho napfusha ibyo mfite niwe musa niringira. Nikomeje ku rutare n'ahandi n'umusenyi,
n'ahandi hose n'umusenyi maze we maze ico gihe hazazira hazasange witeguye wambaye gukiranuka nanenje nzaba ngifite nikomeje ku rutare n'ahandi n'umusenyi n'ahandi hose n'umusenyi. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Nukuri biragoye cyane. Biragoye cyane. Imana yampagurukije mu shamba ndi gusenga Imana. Irambwira ngo nze mbwire abagore b'abarokore. Mbese nguko yabahaye gushaka, yabahaye kugira ngo mugende mwicira abana mu nda. Imana yambwiye ngo abo bana muri kwicira mu nda ije kubishuza. Ije kubishuza. Mwari muri gusenga muri kuvuga ati Imana ni waduha abagabo tugashaka tuzabyara. None ni gute abo bana muri kubicira mu nda? Abana muri kwicira mu nda abo bana Imana ije kubababaza. Imana yambwiye ngo mbwira abagore b'abarokore mumaze kwibagirwa. Mumaze kwibagirwa aho yabakuye. Mumaze kwibagirwa aho yabakuye. Yambwiye ngo nimutagarukira aho mugeze. Nimutagarukira aho mugeze iraje. Yabahaye gushaka kugira ngo mubyare. Ni gutabana muri kubicira mu nda. Yambwiye ngo ije kubarana namwe. Yambwiye ngo nimutagarukira aho mugeze ije kubarana namwe. Irongera irambwira ngo uko mwasengaga mugihamagagwa ngo ntago ariko muri gusenga. Umuhamagaro mwarawicaje mwarawutaye. Musigaye murajya gusenga, mwagera mu rusengero mwapanza n'abandi bagabo mukajya gusambana. Imana yambwiye ngo ubwo busambanyi bwanyu nimutagarukira aho mugeze ije kubarana namwe. Yambwiye ngo iraje ije guhura namwe. Muri kuvuga ngo mbese ngo igihe yavugiye ngiraje irihe. Yambwiye ngo iraje neho ije guhura namwe izanye uburakari budasanzwe kuri mwe. Irongera irambwira ngo mbwira abagabo. Mwabagabo mwe Imana yabahaye amafaranga kugira ngo muyikorere, none aho kuyikorera amafaranga mukaba muri kuyajyana mu businzi. Ko yambwiye ngije kubambura ibyo yabahaye. Yambwiye ngije kubambura ibyo yabahaye kubera yuko yabahaye ubutunzi ngo muzafashe imfubyi n'abapfakazi, ngo muzafashe abakene. None amafaranga muri kuyajana mu nzoga, muri kuyajana mu nzoga no mu busambanyi. Yambwiye ngo nimutagarukira aho mugeze ngiraje. Wa mudiyakoni we uri kujya mu rusengero witwaje uburozi. Imana yambwiye ngo ubwo burozi bwawe nutabuta ngo nutihana. Yatanze promosiyo yo kwihana. Yavuze ngo nimutihana ubwo burozi muri kujyana mu rusengero mukaroga abakozi b'Imana. Imana yambwiye ngo ubwo burozi nimutabuta iraje. Yambwiye ngo nimugarukira aho mugeza musengera mu kuri no mu mwuka. Irongera irambwira ngo hari abahanuzi dufite bari kuri iyi mihanda. Bari kwirirwa bari kubesha abantu kugira ngo barye. Bari kuja guhanura kugira ngo barye. Imana yambwiye ngo namwe ije kubambura uwo mwuka. Mugiye kuja muragera kuri zikamera mu buri byo muvuga. Imana yambwiye ngo ije kubakenyuruza. Imana irongera irambwira ngo mbwire bari abadamu biyita ngo nabakozi b'Imana. Bari kwirirwa mu busambanyi. Ejo ashatse umugabo wa mbere, ashatse uwa kabiri, ashatse uwa gatatu, ashatse uwa kane, ashatse uwa gatanu. Imana yambwiye ngo namwe ngiraje ije guhura namwe. Ubwo busambanyi nimutaburambika hasi. Yambwiye ngo iriyizizanye uburakari budasanzwe. Imana yambwiye ngo mugarukiraho mureke kuyitoba ntago ari mwene wanyu. Imana irambwira ngo mbwira abadesipora bari hanze. Badesipora mushishoze mwige gusenga Imana, musengera mu kuri no mu mwuka. Imana igiye kujira bereka abantu muri gusengana nabo biyita abakozi b'Imana. Imana yambwiye ngo hari umudesipora watanze amafaranga ngo bamusengere, ngo ibyo ari gusengera biragegwa ngo birakemuka. Imana yambwiye ngo komera, Imana ije kuguhorera ayo marira urukurira, Imana ije kuyaguhanagura. Niko yambwiye.
Imana irongera irambwira ngo yemwe bantu mwagiye muraja mwabira bihugu mwagerayo umuhamagaro mukawutakaza mukibagirwaho Imana yabakuye. Imana yambwengiraga iragarutse kubarana namwe, yambwengije kubarana namwe, yambwiye ngo musengere mu kuri no mu mwuka. Yambwiye ngo hari abantu benshi igiye gukura muri ibyo bihugu ikabasubiza mu ntari yo baturutse, kubera yuko umuhamagaro barawutaye. Yabatumye habahanuzi banga kumva, baravuga ngo ni ya mitwe y'abahanuzi bari mu Rwanda. Imana yambwiye ngo mugiye kubona ko ari nge mwari mwaravuganye nawe. Imana yambwiye ngo musengera mu kuri no mu mwuka, kuko iki ni igihe cyo kwezwa no kwihana. Yambwiye ngo nimutihana ibyo byaha, irajije guheha ihereye ruhande. Imana yambwiye ngo musengera mu kuri no mu mwuka, kuko nimudasengije guhura namwe. Imana yambwiye ngo mwicare mwongera musubira mu butayu, mwongera muzamuka imisozi, mwongera musubira mu byumba by'amasengesho, musenge nkuko mwasengaga kera. Mbese kera ko mwe mufite umuhamagaro wo gusenga, ko mwingingaga Imana mugasengera abantu b'Imana bakabohoka, kubera ko ubu musigiye murasengera abantu b'Imana ntibabohoke. Umuntu ari gusengera umurwayi agahora hasi, kubera iki? Kubera ibyaha byabaye byinshi, byarabarembeje, nta mwuka w'Imana ukibabaho. Imana yambwiye ngo mugarukire aho mugeze, musengera mu kuri no mu mwuka, kuko nimudasenga iriyiziye ije guhura namwe. Imana yambwiye ngo ije guhura namwe, mugarukire aho mugeze, musengera mu kuri no mu mwuka, musenge kubera yuko nije kubahemba. Imana yambwiye ngo nimusenge, kuko nimudasenga ije guhura namwe. Injereri zigiye kuba nyinshi. Yesu Christo bevosanse dokeriyanse nevosayini. Imvura iraguye, umuvura uratembye utembanya abantu benshi. Imana yambwiye ngo nimudasenga iraje izanye ibyorezo. Yesu Christo abantu, yego Yesu, Imana yo mu ijuru ibagirire neza, ibatabare. Yanyeretse umugore wabuze urubyaro, arangije aje mu bapfumu, arangije aje kuragura, atanga amafaranga. Imana yambwiye ngo nutagarukira aho ugeze nta mwana uzavana mu bapfumu. Yambwiye ngo garukira Imana. Imana niyo itanga urubyaro. Imana itaguhaye urubyaro ntago wabyara. Mu bapfumu ntago ariho uzakura urubyaro. Yambwiye ngo garukira aho ugeze, wongere winjire mu nzu y'Imana, wongere winjire mu muhamagaro, wongere usengere mu kuri no mu mwuka. Yesu yambwiye ngo mu bapfumu ntago ari igisubizo kiri. Yewe mushumba wagiye mu bapfumu wisiga imiti kugira ngo ugire impano z'ibitangaza, Imana yambwiye ngo izo mpano ufite avanye mu bapfumu ije kuzigukuraho. Imana yo mu ijuru turengere, tugirire neza, tukayoborwa n'abapasitoro, tukagira ngo bayobowe n'umwuka w'Imana, aho n'imbaraga bagiye kuvana mu bapfumu, mu bakonikoni. Imana yambwiye ngo izo mbaraga ije kuzitsa, ije kubarana namwe. Izo mpano zanyu zigiye guceceka. Hari abo Imana iri gutoranya, hari abo iri gutoranya. Imana yambwiye ngo ingo nyinshi zubakiye ku musenyi, musenge ingo zanyu zubakire ku rutare. Imana ibagirire neza cyane. Ni ukuri inshuti zanyu mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi, ni ukuri mwegera Imana. Imana yacu irahemba, Imana yacu irahemba, ihemba neza.
ufite amafaranga menshi wagiye ikuzimu uvana amafaranga menshi ayo mafaranga wirirwa gutyo yanyagiza mu bakozi b'Imana abakozi b'Imana benshi warabanduje Imana iri kumbwira ngo nutagarukira Yesu aje guhura nawe ubwo butunzi bwose Imana ije kuburindimura hasi yewe mushumba ufite etaje wayubatse mu buriganya wayubatse mu busambo iyo etaje Imana ije kuyiritura Imana yambwiye ngo izo modoka muri kuzigendamo ije kuzitobora muri kugenda mu modoka mwibye yambwiye ngo ni mudasengera mu kuri no mu mwuka iraje ije guhura namwe yewe muhanuzi waragiye uje muri za Kigali Imana itavuganye nawe ugezeyo uriba ubona amafaranga wubaka amazu uratondekanya Imana yambwiye ngo ibyo nawe bigiye guba ubusa yambwiye ngo mwihane mwongere musubire mu butayu mwongere musubire ku karago mwongere musengere mu kuri no mu mwuka Imana yambwiye ngo ije kubarana namwe Imana yambwiye ngo ije guca akajagari kuri izi YouTube abagore ngo bafite ibyumba ngo n'abapasiteri ngo n'abaki ngo n'abakristo ngo Imana yambwiye ngo izo mpano ije kuzibaka mugiye kumera nk'abandi bose mwakwemera ko muri ndaya muri abasambanyi mukongera mukihana bundi bushaje Imana yambwiye ngo igiye kwimika abapasiteri bashasha n'abashumba bashasha mugiye kongera kubatizwa bundi bushasha kuko mwatatiriye igihango yambwiye ngo nimutagaruka no gupfa murapfa yambwiye nimutagaruka no gupfa murapfa mwarayisuzuguye murenga igipimo yabinyeretse ifite uburakari budasanzwe Imana iri kurizwa namwe mwataye umuhamagaro yambwiye ngo musengera mu kuri no mu mwuka amahoro y'Imana abane namwe message Imana yari yacize ku mutima niyo ngiyo ariko yemwe bantu mwatatiriye igihango mwataye inzira y'Imana Imana yambwiye mwongere mugaruke yashizwe promotion yo kwihana yambwiye ngo ni mugaruke mwongere mugaruke musubire ku murongo musengere mu kuri no mu mwuka amahoro y'Imana abane namwe Imana iguha umugisha mukobwa w'Imana isumba byose iyi message rwose witambukije neza nibwira yuko ari aba babyeyi Imana iri gushinza icyaha cyo kwica rwose no kuri bafata intera ya mbere bakihana kuko numvishe mu butumwa ko Imana itanze promotion yo kwihana hariho n'igihe Imana itwihanganira ndetse bikaba ngombwa yuko abantu dushaka kwihana ariko bitagishoboka hari aba bantu bitwa abakozi b'Imana kandi ari indaya ibi bintu tujya tubibona mu murimo w'Imana bimaze kwica umurimo w'Imana ariko Imana igenderera aba bantu bacyumva ubu butumwa bemere guca bugufi nta kindi Imana ibashakaho ni ukuri bihane Imana irababarira ubu butumwa ni ukuri nicyo gituma Imana iba yabutambukije kugira ngo umuntu nabwumva akemera kwihana Imana yo mu ijuru imubabarire reka rero n'ubundi nk'uko mushiki wacu Imana yamuhaye ubu butumwa reka n'ubundi nk'uko amaze kubutambutsa asoze asenga Imana asengera aba bantu kugira ngo umwuka w'Imana bagereho kuko hari abantu binangira imitima bakumva ubutumwa ariko imitima yabo ugasanga inangiwe nka wa mutima wa Farawo
ariko nibura umwuka w'Imana agere mu mitima yabo bacyumva ubu butumwa, bihane nabo bitwe abana b'Imana isumba byose, bandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Nukuri bagira umugisha w'Imana, ubw'Imana yiteguye kugirira neza abantu bari kuyubaha, nabo bazagira umugisha mu bandi. Imana iguha umugisha, wasengera ubu bwoko bw'Imana kugira ngo n'ubundi Imana ibafashe kandi ibashyigikire ku bw'ubu butumwa butambutse. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, Imana ifite imbaraga n'ubutwari, Mana turagushimye, Mana turakunezerewe, tugushimye kuri Imana ijya yerekana, izina ryawe nirishimwe. Nkweretse aba bantu Mana batatira inzira yawe, mbashize mu maboko yawe, niweho bagera mwayira mitima yinangira kwihana ibyaha, niweho bagera kwayira mitima yabo bakihana ibyaha. Mu izina rya Yesu Christo ndasenze nyiribihe, ngwino ukora imirimo n'ibitangaza, ngwino wiyerekane, ngwino ubashigikire, ngwino wongere ubagarukeho, ngwino wongere ubasukeho umwuka wera, kugira izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nyagora ku ngoma Imana, ndakwinginze gitare cy'amahanga, ayi Yesu Kristo, ayi murengese ubugingo, uri Imana ishobora byose, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana. Kristo bevo sase dokeri anse nevo saini redo sase kire nevo sase. Ngwino Yesu, ngwino wongere ugaruke bundi bushasha. Haleluya. Uyu mwuka w'ubusambanyi, uyu mwuka w'ubusambanyi turawirukanye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abapfumu turazitwitse mu izina rya Yesu. Nyagora ku ngoma Imana, garuka ku bantu bawe kubera yuko ushoboye byose. Urakoze mukunzi mwiza, urakoze kuri Imana yumva gusenga, kandi urakoze kubyumvishe, urakoze kubikoze ku bwa Yesu. Amen. Amen.